naha twari twagarukiye ndetse yahise afata umugabo we amuzana kuri ya manga aravuga turabeho witegereze urebe akantu ku kandi. Amujijije ko yari umukene, amujijije ko nta mafaranga menshi yari afite, nta mamodoka yari afite, nuko yamunaze mu manga ngo agiye kwishakira babakire. Ese ibi bizagenda bite? Ni nuko tuyitangira iki ni igice cya kabiri. Yafashe umugabo we amunaga mu manga ndetse arangije we asigara ngavuga ati ewana ubu noneho mbigezeho, ibyo nahoze nifuza mbigezeho, ngiye gushakana n'umwafande, ngiye gushakana n'umugabo w'umuherwe, n'umugabo ukize cyane twamubonye ngo niwe bagiye kubana. Ariko uriya mujijije ko ngo yari umukene, ngo yari umufundi, ngo yazanaga udufaranga tudafatika, ndetse arangije aravuga turabeho birarangiye, jyana n'igare ryawe n'akagare kawe kajyane, ntabwo ushaka kongera kukabona. Ndetse amukuye hehe? Mu bitaro. Twaramubonye aho yari arwariye, ndetse yari yatangiye no kumwita ngo ni brother we. Tekereza umugore yabaga ari kumwe n'uwo mwafande bagiye kubana, akavuga turiya rero ntabwo uriya ni brother wanjye, uriya n'umuvandimwe wanjye urwariye hariya kandi ari umugabo we. Ese ibi bizarangira gute? Uyarangije aravuga ati cyakoze cy'ubundi ibyo umuntu ahora yifuza kenshi iyo umuntu avuga ngo azashakana n'abakira biraba. Ati nanjye naho komeje kubivuga cyane, nkagenda nabibwira uyu mugabo wanjye twabanaga, none bigezeho biraba. Ubu ngiye kubana n'umujenerali, ubu noneho ngiye kubaho mu byishimo, ngiye mbona buri kimwe cyose shatse, inyama ku gihe, inkweto nziza ku gihe, imyambaro myiza ku gihe. Ninashaka no gusohoka nzajya mubwira ati sheru ndashaka kujya ahangaha, ntago azajya yirirwa bitindaho. Ureka akagatindi k'akagabo katishoboye nako katisobanukiwe twabanaga, wagira ngo ubundi sura namushatse ndeba hehe, namushatse ndeba hehe. Uriya ntabwo yari akwiriye umugore mwiza nkanjye. Umugore mwiza nkanjye ubundi abakwiriye n'abafande, abaministiri. Nyine yatangiye no kwikina, aravuga ati cyakoze cyo nyihanganire byose iyo uza kubimenya mbere wenda ukansiga ukagenda, ntabwo ibi byose biba bibaye. Ndetse umugore yahise akomeza urugendo, amaze kwirohera umugabo we. Ese bidutangiye gutya bizarangira gute? Bongeye kutwereka akagare karimo kikaraga hasi, nyine wari ukarimo, namwe murabyumva uko byagenze, nawe aho ngaho tubyumva. Witegereze urebe akantu ku kandi. Niba utarakanda subscribe iki nicyo gihe, ndetse unakanje like, byaba byiza unayisharinze. Ni inkuru wa mumarayika ari kubwira uyu mujenerali nyuma yuko amaze gutabara wa mwana. Nawe bahise nyine uriya mugore muri make yahise ajya kujugunya na wa mwana. Abantu tutabanye mu gice cya mbere mureke nanone mwongere ambanyurire mu gakeya. Uriya mugore akimara kujugunya guhanura uriya mugabo we ku manga, yarapfuye birarangira. Arangije afata n'umwana babyaranye aramuzana amujugunya mu ruzi. Uyu mumarayika aramutabara, amaze kumutabara ajya kumutabariza uyu mugabo bari bagiye kubana. None ni utabaye umwana w'umugore bari bagiye kubana, ariko umugore bari bagiye kubana ntabwo yari yaramubwiye ko afite umwana. Sasa rero bamubwiye amakuru, aravuga ati wapi, ntabwo yanizeye ko uwari we, ntabwo nanizi ko umugore tugiye kubana yamisha ibintu nk'ibyo byose, yamisha ko yari afite umugabo, amisha ko yabyaye, amisha buri kimwe cyose. Uyu aravuga ati roko niko kuri kwiwe, ibyo byose ndabikubwiye kugira ngo umenye umuntu mugiye kubana, ndetse umenye n'uburyo ki uzamwitwaraho. Yiyiciye umugabo we, ibyo byo bishyira mu mutwe wawe byararangiye, kuba yaramuhitanye byarabaye. Rero icyo nagira ngo nkubwire ni kimwe, genda mu bana ari kumuzi. Kandi nanone nagira ngo nkubwire ngo uwo mwana uzamwiteho, uwo mwana nta muntu n'umwe afite wo kuba yamwitaho. Uriya mugore twamaze kubona ko yamaze kumwanga, yamutaye ahangaha mu ruzi kuko yamwanze. Ati rero uwo mwana umufate nk'uwawe. Mumarayika yamuhaye message ahita nigendera. Ahangaha nyine yamaze kuguha ubutumwa ahita yigendera. Arangije aravuga ati nose ugiye kudakomeje umbwire, kandi w'ibyo ashaka gutanga yabitanze n'ubutumwa. Uyarangije aravuga ati ariko se mana yanjye kuki byambaye koko nkahura n'uriya mugore w'indyarya kuriya, n'umugore ubeshya gusa. Nyine we yaramurebaga akabona ni inkumi, akabona nakuki n'agapome, umwana yaranasinzire. Nyine urabizi abana ahangaha upfa kuba umufasheho gato agashyuhirwa, ntabwo umenye uko bigenza ahita yisinzirira. Uyu mugabo aravuga ati uyu mwana w'umuziranenge koko, uyu mwana koko uriya mugore niba yakoze ibingibi akabikorera umwana we yabyaranye n'uriya mugabo amuziza ko ari umukene, none ubu ngewe uwo tuzabyarana ubu se ndamusenkennye. Buriya mwabana umwe buriya no gukunda umuntu, umukundiye ibyo afite, umukundiye uko yambara, umukundiye imitungo afite, umukundiye nyine uko ari, buriya biriya bintu nabyo
ugiteganya ati se nibyaramuka bishize nzaba nkimukunda cyangwa tuzahita dutandukana. Ibyo nabyo mujye mubiteraho amajisho murebe, mujye mubiteraho amaso murebe. Umugabo nuko yahise afata wa mwana amuvana hariya bari bamutaye. Sasa rero feri ya mbere yahise ayifatira akimara kuva gutabara uriya mwana nyine, akimara kumukura hariya yaragiye amushyira mu modoka. Twabonye ko yari afite n'imodoka, ndetse ahangaha hari impano yazaniye nde? Sheri we ni wa mugore twabonye yiciye umugabo we wa mbere agata n'umwana we. ubwo nyine sheri we muri make ni mama wuriya mwana. Witegereze urebe, umugabo yaje yomboka gahoro gahoro, aza agenda buke buke ngo amuzaniye impano. Ese iyi mpano amuzaniye ni nyabaki? Iyi mpano irimo iki? Witegereze urebe, bidatinze yarayizanye bucece, ndetse ngo ni na surprise ashaka kumukorera. Gusa yamaze kumenya ko uwazaniye ino mpano nyine yamaze kumenya ko yabyaye kandi yarabimuhishe, yamaze kumenya ko yari afite undi mugabo kandi yarabimuhishe. Uko n'ukuri nyine yagiye amenya, ariko umunyamugore we ntago arabimenya ko yabivumbuye. Yazanye igikarito ahangaha, ni igikarito kimeze nkaho kiremereye. Iki gikarito kirimo iki? Ndetse ngo ni impano yamuzaniye, yaraje gitereka ahangaha buke buke gahoro gahoro, kitaza no kwikoma hakaba hagira ubyumva. Akimara kubikora sasa rero arahaguruka aravuga ati ubu noneho nizere ko byose biteguye neza. Ese we yamuteguriye iki? Nakubwiye ngo ibintu umuntu mukundana nushake ujye umubwira buri kimwe cyose, umubwira buri kimwe cyose. Nushaka umubwira aho urara, nushaka umubwira uko uteye, buri kimwe cyose, kugira ngo utazagira imico n'imwe umwereka ikaba yamutungura. Nk'uyu nguyu yamuhishe ko yari yarabyaye, amuhishe ko yari yarashatse undi mugabo, yari afite undi mugabo. None uyu yabimenye, barabimuhishe yabimenye, noneho abikuye ahandi hantu. Yakimara kubikora sasa rero nta kindi yakoze, yahise yongera araza ahangaha ku rugi arisohokera. Igikarito yarazanye ari nyine impano yarazanye yayisizemo aragenda. Ese kiriya gikarito kirimo iki? Nibyo nyine ufitiye amasiko, ariko nanone ukuri buze gukomeza uyireba hagenda hashira akanya, ni na kuri buze kugenda usobanukirwa n'ibindi byinshi. Ndetse ahangaha igikarito kirimo iki? Witegereze urebe ahangaha igikarito, ntumbaze ngo bazanyemo iki, ariko nanone ndabizi neza ko niwaza kubibona nawe uri buze kuyishimira. Ibyo byarabaye ahangaha barakwereka nyamugore. Ahangaha nyine wa mugore yabeshya umugabo we, akamubeshya buri kimwe cyose. Yaje ahangaha mu kugera muri saro avuye mu cyumba, hari igikarito, hari impano yahasanze. Twebwe wayizanye twayibonye, ndetse wiwe nta nubwo aramenya ngo ninde wayizanye. Arangije aravuga ati mana we, ubu wasanga ari shu wanjye nanone yaje kuntungura, akaza ntabizi. Undi yaciye nta nubwo yigeze ampamagara, nta kintu na kimwe yigeze ambwira. Reka nze ndebe ikintu kiri muri iyi mpano. Iyi mpano yanzaniye, witegereze urebe iyi mpano irimo iki? Yaje afite amaziko nyine menshi, urabizi nawe nyine kubona sheri wayakuzaniye nk'akantu agapfundikiye, nyine akantu kari mu gaseke. Ubwo muri make akantu katagaragara, ugira amasiko yo kumenya niki kirimo imbere, yaba yakuzaniye iki. Uyageze ahangaha arangije aravuga ati ubundi uyu niwe mugabo w'inzozi zanjye. Ureka iriya mbwa ya mbere yavuga n'amagambo nyine asebetse ukuntu ndayavuga yose uko yayavugaga. Ndetse ahangaha yaje gufungura ngo arebe impano. Nyagasani, impano bamuzaniye ni wa mwana yagiye guta. Wa mwana niwe yamwifatiye ajya kumuta hehe? Ku kiraro. Twarabibonye mu gice cya mbere. None ahangaha ahuye nawe agira mu ubwoba, yarazi ko umwana byarangiye, yarazi ko umwana atakibaho. Arangije aravuga ati hoya, ntago byumvikana, ibi bintu ninde wabikoze? Uyu mwana narinzi ko atakiriho, none kugeza na n'ubu aracyariho. Ni amagambo yahise yibaza, ese biri buze kugenda bite? Gusa nanone mu kubyibaza ahangaha nta gisubizo bifitiye. Umwana aracyariho kandi arahumeka, ntateze no kuzavaho, aracyariho. Yaravuga ati hoya, ntabwo byumvikana, ubu se ndabigenza gute noneho? Kandi sheri wanjye yaramaze kumpamagara ambwira ko ari hafi kuza ahangaha mu rugo. Niyaramuka ahaje akahasanga uyu mwana, kandi naramubwiye ko ntigeze mbyara, naramubwiye ko ntigeze nshaka, akiri aho hari uwakomazi. Nyagasani, sasa rero ahangaha ubundi niho abantu bafatirwa, babantu babeshya abakajya kwiyerekana uko batari. Aha niho bafatirwa. Yafashe wa mwana aramuterura. Umugabo bakundanaga we azi ngo ntago aramenya ngo yarabyaye, azi ngo ntago aramenya ko yigeze kugira umugabo, ariko byose ni iby'ubusa. Umugabo yarangije kubimenya kare icyo yakora cyose. Ndetse uriya mugabo twabonye ko ari nawe yanazanye umwana ahangaha. Arangije aravuga ati kambayeho ndabigenza gute? Ati sheri buretseho gato ndaje. Yamaze kumva ko nyine ari umugabo we uri gukomanga. Ati
minota mike cyane hari ibintu ndi kuzuza mu nzu, hari ibintu ndi gukora nambaye ubusa. Ahanganye ntabwo wahita winjira, umuntu ari kukubwira ko yambaye ubusa ntabwo wahita winjira. Umugabo asa nkaho yaba yategereje hanze, ariko nanone aramubeshye kuri inshuro, naho nta kintu ari gukora, nta nubwo nambaye ubusa. Yaravuze ati uyu mwana ndamuhisha he sasa rero, ndamuhisha he, ndamushyira he? Areba hirya no hino abura hajya, ni ibintu bimutunguye, ni ibintu atari yiteguye. Yatangiye kureba hirya no hino aravuga ati ndapfuye mbigenze nti. Areba hirya no hino ahantu hose yanabonaga yagakwiye kuba yamushyira hose ari kubona byanze, yigira inama aravuga ati ubuse mbigenze nte ko mfashwe. Yabeshye uwo bari bagiye kubana, ndetse hari no ku munsi mukuru nyine bari bagiye kujya mu bukwe. Witegereze urebe, yari yanambaye imyenda nyine y'abageni, ariko ku munsi w'ubukwe neza undebera ibibaye. Yahise afata wa mwana amuzana yirukanka. Umugabo abonye atinze kumukingurira yahise yinjira, baramufata, yaramwifatiye arimo yirukankana umwana. Umugabo ahangase ubuse yarenzaho iki koko? Mwabana mwe nimukabeshya abantu mukundana, nimukababeshye ibintu byo kubeshya nibi. Yaranjira avuga ati mi amor wahise winjira se? Ati sheri kuki warumbeshye ngo wambaye ubusa uri kwambara kandi mbona wari wambaye imyenda? Yaravuga ati mi amor ugira ngo se, atangira kudidimanga ibintu utateguye. Ahanga nyine unavuga nibitari byo. Yaranjira avuga ati ariko hagati aho ngaho ndi kubona ufite umwana mwiza. Uwo mwana rwose ndi kubona musa, ndi kubona ufite umwana mwiza, cyakoze kisha uwo mwana murasa pe. Umugabo yatangiye no kumucyuriramo. Wibuke umugabo yamaze kumenya amakuru kare, wiwe yabimenye kare, byose yabivumbuye kare. Arangije aravuga ati none se papa w'uwo mwana yaba ari nde? Papa w'uwo mwana ninde? Uyu aratangira kujugumira, atangira kujiginywa. Arangije aravuga ati uyu miyamoro ukuri kubifata ntago ariko biri. Uyu mwana se, uyu mwana ugira ngo uyu mwana atangira kudidimanga mukuru, nawe urabyumva. Ati uyu mwana ni uwa mushiki wanjye mukuru, muri make ni uwa mukuru wanjye. Ati rero niwe yamuzanye aha ngo murebe. Yaraje araseka kuko warabizi, azi ko ari kumubeshya. Aravuga ati mukuru wawe none se we kutamunyereza igihe cyose tumaze dukundana, mukuru wawe yabaga hesha? Nari mfite amatsiko rwose yo kuzabona mukuru wawe, nari mfite amatsiko yo kuzabona umuvandimwe wawe. Ahubwo ikibazo ni kimwe, nuko wambwiye ko nta wundi muvandimwe ugira, nta wundi muntu muvukana. None se mukuru wawe yabaga he? Byaje kugenda bite? Ati nta n'isoni wowe urambeshya. Umugabo yahise atangira kumubwiza ukuri. Sasa ahangaha witi wasebera, uyatangira kuvuga ati nyine miyamoro ntakubeshye rero, uyu mwana nyine nuwo. Atangira ubundi ahangaha uhita ubura icyo uvuga mbese muri make. Ati uyu mwana ni uwanjye. Umugabo arangije kubita agatwenge ati ntabwo bibaho. None se nawe wabaye Mariya wa kabiri kandi warabyaye ku bwa Roho Mutagatifu, nyine wabyaye utatewe inda, wabyaye utatewe inda nawe. Uyu arikanga, yahise yikangamo. Uyu mugabo yamuteye ingingo kandi yari yaramubwiye ko nta wundi mugabo yigeze ashaka. Uyu mugabo aramubwira ati niba utigeze ushaka rero nk'uko wabimbwiye, nawe wabyaye nka Mariya se? Byaje kugenda bite? Mbwira nawe wabyaye nka Mariya? Uyu mugore arikangamo aravuga ati nyine sheri urebye mbere ho gatoya mbere nigeze gushaka, ariko nyine umugabo twabanye nk'iminsi mike cyane. Gusa nubwo byarangiye nyine yari yaranteye inda, ariko njye ndi kumva bitanakabije, niyo mpamvu nanze kwirirwa mbikubwira. Nyine yahise ankatira aragenda aransiga, ariko nanone asigira umwana. Uyu yatangiye kumubeshya, kandi uwo ari kubeshya wiwe azi ukuri kose, ari kumubwira ikinyoma kandi ibyo ari kumubwira byose ari kumubeshya. Uyu warabizi. Uyanaje avuga ati miyamoro rwose ubyumve neza. Uyu mwana nyine naramubyaye, ariko ntabwo twabanaga. Yaragiye aba kwa nyirakuru, kandi warambwiye ko nta wundi muntu wo mu muryango ufite. Aho ngaho niho ari kumufatira. Ubundi yamubwiye ko ari we wenyine usigaye ubaho nyine wo mu muryango w'iwabo, abandi bose batakiriho. Ndetse uyu mugabo arangije aravuga ati ariko miyamoro uri kumbeshya ndabyumva. Uyu yareba uno mwana umujinya ukamwica, nkaho umwana hari icyo yamucumuyeho, nkaho umwana hari icyo yamukoreye kibi. Uyu mugabo arangije aravuga ati nizere ko warangije ibyo kumbeshya byose byarangiye. Nanjye rero narangije kumva ayo mateshwa yawe, ndi kumva nayarambiwe. Ubundi kuki wambeshye? Wari ufite iyihe ntego muri make?
kuki wambeshye wari ufite iyihe ntego muri make? Uyatangira kureba hirya, ibyo areba hirya ni ubusa n'ubundi ni ukwikoza ubusa. Atari ko sheri ngende kumva ibyo bintu bitatuma dushwana, ibyo bintu ntabwo byagatumye nyine duserera gutya. Umwana arahari kandi nanone uyu mwana nagira nkubwire ko nubwo namubyaye ariko ntabwo namubyaye mbana n'umugabo, kandi ibyo ari kuvuga byose n'umugabo arabizi, azi ko n'umugabo we ari we yamwiyiciye. Arangije aravuga ati uyu mwana rero nkimara kumubyara njye n'umugabo wanjye twese dutandukana, twabanaga ndamuzana murera jyenyine, nibana turabana murera jyenyine nihiringa buri kimwe cyose. Uyu aravuga ati rega ayo makuru uri kumpa tuzuye, ayo makuru uri kumpa apfuye, ayo makuru yose rero uri kwibeshya, aho ngaho njye mfite amakuru afatika ndetse wowe utanazi. Inkuru yose ndayifite. Uwo mwana kwanza banza unamumpereza hanga ntago wagakwiriye kuba umufite nkande, kandi umwanga nyine yamaze kumenya ko yari yaranagiye kumujugunya, yagerageje kenshi kuba yakwica uno mwana bikanga. Uyarangije aravuga ati nose sheri ufite iyihe mipango ubu ngubu? Uyaravuga ati umva imipango mfite butegerejeho gatoya, ndaje nyikwereka. Uyu mugabo nta kinarega, uyu mugabo nta kintu undi gukinisha umusirikare, ni uguhura nahora. Uyarangije aravuga ati rero nyuma y'ibyo wakoze ukiyicira umugabo wawe umuhanuye kuri etaje, yatangiye kumubwira amakuru yose uyu wagira ngo yari ahari. Arangije aravuga ati nyuma y'ibyo wakoze reka nkwereke umupango mfite ubu ngubu. Polisi ziba zihari, aba yazanye n'abapolisi ahangaha gukora ibintu nka biriya, usibye no kuba wamukwicisha umuntu byonyine. N'ibi ngibi yari yagerageje gukora, kuba yanata n'umwana, nabyo biba ari ibyaha bikomeye. Afande ahita ahagera muri ako kanya aravuga ati umva wowe rero wakoze ibyaha byinshi by'insubiracyaha, wishe umugabo, ushaka kwica umwana. Uyarangije aravuga ati umva umfashije rwose wagenda ukamufunga igihe nzatekereza nkumva ni ngombwa ko yavamo, nanone bitewe na raporo muzaba muma yuko yaba yarahindutse nibwo azavamo. Ariko kimwe nuko ashobora kuvamo burundu yarikanga, kimwe nuko ashobora kugomeza akabamo akiberamo burundu. N'ubundi umwana yamaze guhura na papa we, niwe uzamwita muri make. Uyu mugabo wibuka wa mumarayika yamubwiye ati uyu mwana nta muntu n'umwe afite wo kumwitaho, uyu mwana umwiteho uzamubera umubyeyi mwiza. Uyu yarangije aravuga ati afande fata inzererezi ujyana. Ariko uyu aravuga ati basi wambabarire sheri, ndakwinginze mbabarire rya none, ndabyumva nyine narabikoze ndakubeshya, ariko nakubwiza ukuri ko nahinduka. Afande aravuga ati umva ntabwo uri kubona hari akayira se tugende, umuryango urafunguye, comoka afata inzira tugenda gira vuba vuba. Yahise amwereka umuryango aramusohora, agomba kugenda akamufunga kuko ibintu yari yarakoze ntabwo byari bikwiye. Uyu mugabo yarumiwe, tekereza hari ku munsi w'ubukwe, ubukwe bwari bugiye kuba. Iyo aza kubivumbura babana, urabyumva n'ihanda abantu bamara kubana nyuma y'iminsi mike ukumva ngo ingo zatandukanye, ukumva divorce zise ziba, utazi uko bigenze. Hari byinshi baba barahishanye, ugasanga bakimara kugera mu rugo hari ibyo umwe avumbuye undi yamuhishe, ugasanga nyine amakimbirane ahise azamuka, gutyo bahise batandukana. Ari nayo mpamvu umuntu mukundana jya umwiyereka uwo uriwe. Niba uri umukene ubimwereke, niba uri umukire ubimwereke, ndetse umwereke buri kimwe cyose, nyine umwisanzureho. Ibyo bizabafasha no kurambana, kuko nawe azajya kubana n'umuntu azi neza, amuzi neza, nyine akuzi neza. nawe ubundi kujya gukora ibyo ngibyo ukajya kubeshya ukishyira hejuru ukiyerekana uko utari, umenye ko urwo rugo ugiye kubaka rutazaramba, ntabwo ruzaramba. Ubishyire mu mutwe wawe. Uyarangije aravuga ati mwana humura, ndabyumva mama wawe yarakwangaga ndetse yanagerageje kenshi kuba yakwicisha, ndetse nanone nubwo atababariye papa wawe akaba yaramurangije, nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu noneho ubuzima wari umaze gucamo bubi bugiye guhinduka. Uyu mugabo niwe magambo yabwiye uno mwana, nibyo bitekerezo yari afite. ndetse aramubwira ati ngiye kukujyana iwacu, mama wanjye ndabizi neza ko azakwitaho, ni umubyeyi mwiza ndetse ni n'umubyeyi ukunda abana, ni njye njyenyine yabyaye, ndabizi neza wowe aragukeneye cyane, wenda ukaba wanamubera umwuzukuru. Witegereze urebe akantu kandi uyu mugabo nta kindi yakoze, yahise ayikira iwabo. Ndetse ngo mama w'uno mugabo yari yarabyaye uno muhungu wenyine, niwe mwana wenyine yari afite. Urabyumva, n'umuhungu nyuma yuko amaze gukura akajya mu kazi, akajya nyine ajya gushaka ubuzima, ajya guhiga amafaranga, mama we yari asigaye yibana wenyine. None amuboneye akana yagakwiye kuba ari kwita abundi abakecuru nk'aba ngaba, uba usanga bakeneye abana batoya, wenda nk'akana azajya abwira ati wampereje nka kiriya kiyiko, wampereje amazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bidatinze yahise aza gukomanga iwabo, mama we aza kumukingurira. Witegereze urebe akantu kandi
arebye ahangaha abona umuhungu we mu gutaha azanye n'umwana. uyu arangije aravuga ati mama unyihanganire nyine uyu mwana nari muzanye ahangaha kugira ngo mujye muba muri kumwe, ndabizi neza ko mukeneye, ndabizi neza ko ukeneye umwana muba muri kumwe. ati rero niyo mpamvu nari nzanye uyu mwana ahangaha ngo umwiteho. mama we byaranze ntakiriho, papa we ntakiriho. uyu nawe wumve amagambo yahise abwira mukecuru we kugira ngo abyumve. mama we abayeho nk'umuntu utakiriho, muri make ariho ariko nta kamaro amumariye. kuri uno mwana muri make ariho ariko nta kamaro amufitiye. ati rero uno mwana akeneye ubufasha bwawe, akeneye urukundo rwawe, ndetse akeneye keya zawe. uyu mwana ndamuzanye. umukecuru se yabyanga gute? arangije aravuga ati nta kibazo umuzane rwose mwana wanjye, ariko nanone urambwira ahantu wamukuye, ako nako ntago kabura. uyu arangije aravuga ati nta kibazo mama. ati nta kibazo. uyu mukecuru arangije aramuterura nyine. ahangaha baba bamaze n'igihe kinini, baba bazi kurera abana, cyane ko nta n'akazi kenshi aba anafite. arangije aravuga ati cibebe umeze ute? umeze ute? umushuhe atangira nyine kumwitaho, atangira kumurera, amwitaho neza. abakecuru nk'aho ngabo baba bazi kwita ku bana, cyane ko nta n'akazi kenshi uyu nguyu yari anafite. umuhungu we yaramuhahiraga, akamuzanira buri kimwe, akamuha buri kimwe cyose. ndetse umwana akimara kugera mu maboko y'uyu mukecuru, bisa nk'aho uno musore yari atangiye kwishima nawe, avuga ati ahari wenda uno mwana yagenda yakongera kubona ubuzima. ati nuse mwana wanjye, hagati aho ngaho uyu mwana umukuye hehe? byagenze bite kugira ngo uno mwana ko nzi utigeze ubyara mwana wanjye, nzi ko utigeze utera inda ngo ube wabyara, byagenze bite? uyu arangije aravuga ati mama ni inkuru ndende. yahise atangira kumubarira inkuru, aramubwira ati mama subize wa mukobwa twakundanaga, wa mukobwa twari tugiye guca mu murenge, kumbe bari bari kwitegura guca mu murenge, ahubwo bari bagiye kwambara nyine ngo barebe ko ibyo bari buzakoreshe bibakwiriye neza freshi. banagiye kwishimana bombi ari babiri, bari bagiye kujya kwishimana. ndetse uyu mugabo arangije aravuga ati rero uwo mwana yaruwe. umukecuru yikangamo ati yari yarambeshye ko yabyaye umwana, ndetse yanambeshye ko yari afite undi mugabo, ariko naje kumenya amakuru neza, sanga niwe yiciye umugabo we. kuba ataramufite suko atigeze kumugira, sanze niwe yiciye umugabo we ashaka no guta uwo mwana. ati mwana wanjye, icyo gisasu wari ugiye kwisukiraho, ubwo uri kumva byari kuzagenda bite? urabizi mwana wanjye niwe wenyine ngira, niwe wenyine nabyaye, rero ntabwo nifuza kuba nakubona uri mu kababaro, kuko akababaro kawe nanjye kajya kangiraho ingaruka. wirangije aravuga ati oya mama n'ubundi rega byarangiye. nkimara kubivumbura byose nahise mufatisha nyine ndamujyana, bajya kumufunga. baragenda baramufunga. ati rero kubw'iyo mpamvu bakimara kumufunga nzamukuzamo shaka, ahubwo ngari n'udufaranga nari mfite, nagira ngo ntuguye ugura amata y'umwana, ni warangiza urebe n'ibindi by'ingenzi uguramo, ndetse ndaza no kugushakira umukozi uzajya ugufasha kwita kuri uwo mwana. nyine hari umukozi yari afite, yari yaratashye, aravuga ati kirafata no mafaranga uze kuyakemuza utubazo tumwe na tumwe, ari nko kumugurira kakana nyine imeso, buri kimwe cyose kugira ngo ajye abona yisanzuye. wirangije avuga ati roho ya mwana wanjye we yabyibonere, amafaranga ndayafite amwe wampaye ndacyayafite. uyu musore arangije aravuga ati ariko baba nawe rero umaze gukira, sigaye ngo n'amafaranga ukayanga. nyine bateraga story, bari bishimanye bameze neza. ati mama ndakwingiza ufata no mafaranga. uyu mukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye utagira ngo ndagusuzuguye, ariko nanone ube hari utundi dufaranga wisigiye ku ruhande, utazavuga ngo amafaranga yose ukore uyaha mama nawe ujye wisigarije utundi. uyu muhungu arangije aramubwira ati oya mama nanjye reka mba nabitekerejeho, ati kandi mwana wanjye urakoze cyane, ujye ugira umutima nk'uyu nguyu, kandi nanjye nishimiye uyu mwana wanzaniye rwose, nishimiye ko nawe wagize umutima wo kuba wamufasha, nanjye ntabwo nari kubyanga. kandi ujye ukomeza wigira umutima nk'uyu nguyu wifitiye mwana wanjye, ubundi n'igihe wakwibyariye rega, umutima mwiza ugira ni nk'uwa mama wawe. nyine nawe urabyumva ahangaha, aba agomba no kwiryamo akantu, agashyiramo akantu k'akiryo. yaje ahangaha arangije aramuhobera ati mwana wanjye ujye ukomeza ugira umutima ufasha, ujye ukomeza ugira umutima mwiza. nawe niba uri kureba ino nkuru ukaba warebye kano gasobanuye guhera gatangiye ukaba ukagejeje ubu ngubu, ese wowe kugira umutima ufasha nawe urawufite, cyangwa wabaye nka ba bandi
ariko ngewe nizera ko buri wese ubasha kuba yareba utu dusobanuye twacu hari amasomo menshi agenda akuramo, ndetse mujye mugira n'umutima ufasha, musenge, byose ubundi biragenda ubuzima rega buba usibye twe tubupanika, ubundi ubuzima nta nubwo buba buhambaye cyane. Uyananjira avuga ati mama rero nanagiye ku kazi, uwo mwana umwiteho, turi buze gusubira ku mugoroba, ndibuze kongera kugaruka. Nyine hari ahantu n'umusore yabaga amageto, ariko nanone kuri iyi nshuro yaraje atanateguje mama we, aramubwira ati ku mugoroba ndaza kongera kugaruka, ntabwo ndi butahe aho nabaga, ndaza kugaruka ahangaha ndebe ngo uwo mwana ameze ate. Uyu mukecuru asigaye yita ku mwana, ni umwana umuhungu wamuzaniye, ndetse akana kabanje no kumugora, nyine kabanza no kurira n'iki, ariko nanone aravuga ati nayo wigira, ndaguha keya, ndakwitaho, ndakuririmbira, ndakubyinira, ndagukorera buri kimwe cyose, ndabizi neza ko uri buze kubishima, uri buze kubyishimira, byose biri buze kugenda neza. Ndetse ahangaha bidatinze uko yagakomeje kwita ku mwana, nuko utisoje iyi yari finali, umwana yakomeje kubaho neza, nyine abanye n'uriya mukecuru. Ciao ciao, ndabakunda cyane, ni Nyazo Rikabusi yibagezaho. Imana ibampera umugisha.